ega buriya iyo udasuze ushobora gutumba mu nda urawohereza kandi umusuzunuka uravuga muri karite uvuga gute uvuga nkaho usubiramo ngo uvuga gute uramusuzunuka kubisha nose yabwiwe n'iki ko ngiye umusuriye kandi imodoka twari beje amakoma impamvu amakoma ngo ikiro cy'inyama havamo inyama zinga 12 ikiro cy'inyama havamo inyama 12 warazibaza none se nk'iri umukozi bazibaze kugira ngo uze kubona iyawe ngo bigenza gusa umuntu agwaye ingurube ntago wayifata mukabari zovu ntago umuntu yaguye ingurube gwifata neza kuki badatanga ihene hari umuntu wumvise agwanga kwa ihene avuga ngo waye inka yaka uvuze ngo waye ingurube nagukomera amashida kaci ayijyana kwa muco mugahitwiri none se yakawaye tijyana kwa muco ikiro kigeze kuranga aribwo bahizi ejo ngo bari bagiye gusenga makuru ndayafite gusenga ejo ngo bari bagiye gusenga yasengeye ku rusengero wasengeyemo n'urwaye kubwiye yuko yakatugomba kwigoma ku cyumweru tuba twakoze guhera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa Imana yafashe umunsi wo ku cyumweru ngenza nkurindira duhurira hano tujye mwese ejo wagiye cyangwa nibihu Asante sana reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ugakunda Wisdom TV Rwanda turagusuje kandi warakoze gukora subscribe niba utaranayikora nawe yikore kugira ngo tubane mu biganiro byacu umunsi ku munsi ni show after show tari inzoga ntihaba umugore ntibiba byarangiye uri umugore n'inzoga biragendana umugore n'inzoga biragendana nuko ngo nzovu yaranywe y'icupa tayari umugore tayari habanza icupa ako icupa rikurutira umugore icupa neza kuki bavuga kugira ngo usige inzoga wasiga umwana wabyeyi byose nawe urabyemeza ko ari byo cyane za confidence z'abasinzi izo ni confidence z'abasinzi bo mu kabari izo ni confidence wamugane z'abasinzi kuki umwana apfa bakajya kumushyingura kandi aba yapfuye inzoga ntizinyobwa inzoga ariko inzoga ni uguhereza abantu kugira ngo banywe urumva inzoga se isaba umugeni izo ni za mvugo z'abasinzi zo mu tubari waho gusiga icupa nasiga umwana ni za mvugo za confidence z'abasinzi zo mu tubari ariko ntabwo wavangwa ngo aho gusiga icupa ngo nasiga umwana ngo afite umwana ukamusiga hari ugatwara icupa bakunda arimo guhuza yuko inzoga ngo isaba izo ni confidence z'abasinzi zo mu tubari n'uzajya kwereka ejo ndi kwa duseni ngo gotomera utazabimbwa ni za mvugo z'abasinzi zo mu tubari ni ikinyobwa uhuriza abantu ngo soma ngo utazabimbwa none za dufite ko abantu bose batanga inzoga ari imwe ndi mu kiganiro kandi kanyuma kaba gasigaye mu icupa ngo iyi ngiyi ngo ibyara umuhungu iranzoga ibyara umuhungu wahe zovu naduho ubuhamya iranzoga yabyaye umuhungu izo ni confidence z'abasinzi hari ukuntu usiga inzoga y'indeka mu icupa umuseriveri agahita gutse inzoga wayimazemo indeka arakayugwa kaba gasigaye mu icupa bamwe bagahita bababwira ibyara umuhungu gute koko ibyara umuhungu kuko hari ukuntu niza mvugo nyine zo mu kabari z'abasinzi zo nizabo nta bantu basiganye inzoga igice mu icupa bakigendera usoma ngo utazabi ariko ngo karakayoga ngo kaba gasigaye mu icupa hasi ngo umuntu kamazemo ngahita gurira kireka abantu basangira ngo karakayoga ngo kaba gasigayemo ngo kanyuma nyine ngiyo ari wowe kanwe ukamazemo ngo uhitugure nitegeko uhitugurira indi kireka abantu basangira yakamwana yabanyemo kunywa mitsingi n'abantu basangira ku muheha hari ukuntu iranzoga ubundi twebwe kera nkatwe twanywaga kanyanga kabaga gasigayemo twakitaga triangle kariya rero iyo ukamazemo uhita waka kandi cyangwa se icupa kwa kundi bashyiragamo umuheha wakurura wakonoza wahita ukuramo umuheha wahita utanga ivide bagashyiramo indi kuko rero babyitaga kwica niwo uba wishe iyo nzoga uyimaze ubu yishe winogonoye neza uyimaze none iwacu kera hari umugabo warogaga yagendanaga uburozi mu rwara agafata uburozi akabishyira mu rwara afite nk'urwara rugera hano buri agashyiramo uburozi mugasangira urwagwa mukanywa ya nzoga bita indeka birafi gushiramo agahita afata uburozi agasiga ku muheha hejuru akaguhereza ugakurura
wakora ukahita ukurana bwa burozi none warangiza ngo kamare shanga bakongera urundi none akabwira nyiri kabari ngo zana irindi cupa sha none rya cupa bazanye bakarihereza wundi wamaze gushyira uburozi kuri wa muhaya wundi agahita yinywera yangiza ngo wayimazemo se ngo cyasha ongera umwe umugabo bagakomeza bagasangira umugabo agataha yageza nka saa 9 z'ijoro agatangira akabwira umugore ngo munda hanandya we agatangira none mu gitondo umugabo yapfuye Bugesera nabo ngo babugendana kurwara neze kujya gushutinga mu Bugesera mvuye gushutingayo cyane ku kabara ariko mu mama nyiri yo cano yaramirikije arambwira ati yaka umbabarire ndakuzukunda icupa hano muri no quartier yiwacu bararoga narazamutse nkigera ku kabara abantu ati yakamwana bagwicupa bagwiri ndanywa ndavuga ati ni munyica ko ntacyo bagutwaye ntacyo bantwaye erega yaka reka nkubwire umuntu ntabwo yapfa kukuroga ngo akoroga ako kanya kuko kubonye bwa mbere buri umuntu usibye ndabo babujyanaga mu rwa kandi yabagazi umuntu bagiye gusangira bafitanye n'ikibazo bafitanye ikibazo cyangwa yumva ko yamuvana ese nkuriya wishura mukobwa bamushyiriyemo supaguru cyangwa mukobwa ni mwiza batari bazi yanywereye supaguru mu icupa abo tuboneho abantu barimo kunywa marikeri mwana aho kugira ngo uzazire uburozi uzazire inzoka inzoga yanjye nzanyijyana muri toilette ariko ubundi wowe wemeranya n'umuntu unywa arimo gusangira na bagenzi bagahita haguruka icupa akarita akagenda akarisigaho ngaho uripfunduye inzoga ikirimo bana nyine biterwa n'abantu muri kumwe nk'ubu ndi kumwe na Nzovu nambwira ati ndebere iyo nzoga unyizeye kwihagarika ariko wa mugani gupfa gusiga inzoga gupfa gusiga inzoga ku meza washaka umugore washaka umugore ariko none gusiga inzoga ku meza utari kumwe n'ibyo umugore wawe yakwiyamye nanjye mama Sani yabyutse ansomera uko ngo twirwa tubavuga ku mashusho media ngibiki ibintu gutya na gutya ngewe YouTube channel izongera kuza inkoshi cyane igashaka kwinjira mu by'umugore wanjye nzambima umugore wawe sugira umugore ariko kumufite ndamufite umugore wawe mumaze imyaka 5 mutabana ubwo nawe ngufite umugore kandi ari hari uri kumureba kandi itegeko rivuga yuko umuntu umara amezi 12 atabana n'umugore cyangwa umugabo afite uburenganzira kandi wintu wanasezeranye kwa bavuga ngo ufite umugore koko none ni yanasezeranye ndamufite ni wanasezeranye ese aka uteganya kuzasezerana wowe ngewe busho bubasha bubonetse nanasezerana ariko gusezerana wowe nanone ari nyamara gusezerana wa ntabwo ndaka kuvanga umutungo ivanga mutungo tuvange iki sengiri umutungo rusange oye muvanze ngagusabe umunani wiwe bazajya kuturana nose ibyo bamuhi wabo nimba bamuhaye ubutaka icyo gihe ubwo butaka buzaba ari ubwawe ariko ikiza cyo kuvanga umutungo n'ubundi mwahuye wenda mwese mushaka ubuzima murafatanya mukiyubaka kuki se mutekereza yuko kuvanga umutungo rusange ari ukugabana ntabwo dutegereza ko ari ugupasura gusa icyo gihe iyo ufite iyo mentalite yewe ntabwo ari mentalite nuko umugore iyo mumaze gusezerana gufata nk'umwana cyangwa agufata nk'umuntu we ntabwo ufite itegeko rikurengera rega nawe ufite itegeko rikurengera ariko abantu benshi narababonye umugore wamaze gusezerana na gusuzugura tangira kugufata uko yibone kuko ntabwo wamukanga ushatse kumukanga ahita ajya mu mategeko yakanga wigeze kujyana na Nzovu muri kiliziya ngo wiba amaturo nibyo ra arambeshye aribwo bahizi ejo ngo bari bagiye gusenga ayo makuru ndayafite gusenga ejo ngo bari bagiye gusenga yasengeye he urusengero wasengeyemo n'urwaye kubwe yuko yakatugomba kwigoma ku cyumweru tuba twakoze guhera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa n'Imana yafashe umunsi wo ku cyumweru ngenza nkurindira duhurira tujye mwese ejo wagiye cyangwa nibihu ntabwo nabikubwiye ejo niriwe nibereye mu icupa nasinze ejo nta nakazi nakoze ku mashusho media wiriwe wiryamiye ejo ntabwo wasenze ahubwo reka mu kimwe tuzajya gusenga yaka senze umuntu wambwiye ngo bahizi yagiye gusenga aragashuka babandi n'abamagambo Nzovu ninde wamuteye uwo mudayimoni wo kujya gusenga uri mu bantu yaka batumye ngo kwa padiri bazana twatugufuri dusigaye tuba ku masanduka twatuboro babaturiramo ugize ngo gukuramo amaturo oya yakabara ntabwo ugize ufunjira mu kibo nukubeshya mu byo yakamwana yibye urumva yabatijwe
ari ku Nyundo icyo gihe ku Nyundo ni paruwasi ya Nyundo iri Gisenyi yaka ntabwo ibyo yigeze yiba kuko ikintu nzi yibye ni igare ntabwo neza nura mu rusenge igare yagibye hehe baraza mu Ruhengeri ahita ahungirira oya yahungiye iki yarakomeje baramufashe bararimwanga baramfashe bararenyaka ubwo se wagibye gute ese umusirikare ari yaka ntabwo nawe umusirikare icyo gihe atarakijya icyo gihe nari naratorotse naradezatinze akweka nabonye umuntu utera kuri comment wavuze ngo yaka ngo we ntabwo wabaye umusirikare ubona akaguru ngo ntabwo ariho ngo kagire ikibazo umuntu wabivuze ibyo umuntu wabivuze ibyo ni akazi ke cyangwa n'umuntu mufitanye ikibazo nanabivuyemo nta n'ibyo nikeneye ngo waragiriraga inka ngo wibye inka ngo n'amagambo y'abantu mani ese aragira yigeza umushumba heko byo bivuga ngo ngewe ngo ntabwo nari umusirikare senariwe nta nicyo cyamariye nta nicyo nagikuyemo uretse ubumuga nakuyemo ese ubundi umuntu kuvuga ngo wabaye iki utarakibaye hari icyo bigutwara cyangwa hari icyo bigufataho byantwara ikisi ntacyo bintwara yaka uri umuntu wahindurwa n'amagambo bakuvuzeho oya makambeke ndakanamupepa amagambo ajyana n'umuyaga namupepa kumupepa mupepa ni iki ni igiswahili umuyaga wowe urabyumva ukabyihora bikaca wari indirimbo y'aba bahanzi basanzwe bo mu Rwanda washyira mu Rwanda wapi kabisa harimo sirenge zigiye zikakaye Nzovu kuva umenyeye aka nibura wamwigiyeho iki si akanamwigiraho iki koko ibyishito usibye ubu ibyo cyeka ngubu namwigiraho iki namwigira gushaka umugore tukabana neza ariko mbere atarashaka ingeso twe tuzihuje twanywaga icupa akarinywa tukajya mu ndaya tukazifatanya ariko se ubu indaya yazivuyemo agacupa aracyakanywa nanjye ndakanywa tubanagasangira iyo mfite amafaranga ndamugurira nawe yaba yafite akangurira nshobora kuba nanayafite yakakabita inzu bagwa kanorezi akakangurira nanjye nshobora kuba nzi ko afite amafaranga ntibyambuza kumugurira ese ubu iyo ubonye yakawu uyu munsi na yakawa cyagihe nyine muri icyo gihe mwari mukiri kumwe ubona hari ikintu cyahindutse koko cyarahindutse cya gihe nta suku yagiraga cya gihe yiyamburaga inkweto imbwa zikazitwara kubera umwanda yakayinjiraga iwe muri salo akabita mumbabarire rwose akabivuga ku mugaragaro nubwo abandi bavanyemo inkweto mwihangane kuba nkandagiye ku itapi nambaye inkweto ntabwo itapi yandura ako kanya ariko ndamutse nzivanyeho ntimwamunakiriye hari umudamu duturanye narindi acuruza icyo kunywa n'ibindi bintu muri botike ni akabotike nkunda kunyweraho muri karite uwo mumama ega buriya iyo udasuze ushobora gutumba mu nda urawohereza kandi umusuzunuka uravuga muri karite uvuga nkaho usubiramo ngo uvuga gute uramusuzunuka kubishaka nose yabwiwe n'iki ko njye umusuriye kandi imodoka twari benshi nimba kari agasuzi kavuga buke ntabwo gasuzi kavuga gute ariko nambe na kari agasuzi uzi noneho iyo uri mu modoka kuko ibirimo abantu benshi ari abantu bakunda kuruka mu modoka uzi noneho umuntu yarutse ibirutse yavuye iwe ariye biba binuka nawe uhita iyo badafunguye ibirahuri nawe ushobora kuruka wari wakubise ikirutse gikubita shoferi mu mugongo yicaye inyuma ntabwo tubeshya umuntu yarutse ari yicaye inyuma ikirutse kiragera gikubita shoferi uzi ikirutse ko kigenda ubu nkabaye kaba bavuye mu rugo bariye ubu baramutse akurukiye baba we yamaze iminota 10 none uzi ko n'umuntu wariye ubugari kwa kundi babona ubugari abantu baramira none akaruka ubugari bwiwe ujya ububumbe bw'ubugari nkanjye ubugari sinjya mpekenya nkata rimwe mira kabiri mira gatatu ngewe mize ubugari gatatu uhita ureke ese urabumira cyangwa urabuhekenya muri ahantu ibenda kawunga yo itetse neza umuntu w'umuhanga igashya kawunga napfa kurya nini ariko ubugari ntabwo sinarya bwinshi cyane bunini uzi kubuteka se ubugari ubugari ndabukubita nkabukubitira hasi mbufashe gute na kawunga nagutekeye na kawunga hari abantu bateka kawunga hari abantu bateka kawunga bakayiteka kuri abateka ubugari akabutekera ku mbabura
none akajya akabushyira hasi kawunga wipfubije kawunga uyiteka nk'igikoma ikabanza igatogota ukaba wakaranze igitunguru cyane n'ubuto bukeya ukamenamo n'umunyu ubundi kawunga ishobora guhira iminota nka 40 ikiri kumbabura utayivana ngo washyizeho ya makoma amakoma impamvu amakoma hariya ngo ikiro cy'inyama havamo inyama zinga 12 ikiro cy'inyama havamo inyama 12 warazibaze none se nk'iri umukozi bazibaze kugira ngo uze kubona iyawe ngo bigenza gute ese buri hariho abakire baba badashaka ko umukozi wo mu rugo arya ku kaboga akango nimba ari inyama nyokobuje abagabo ntibajya muri ibyo nyokobuje ashaka kuzikatira umukozi urimo kumufasha akavuga ni inyama 12 igenda utogose bari kuza kuzizana ku meza ya 12 icyo gihe nawe uri umukozi wo mu rugo uzubwenge nawe urongera ukayikata ntabwo yakuburanye ngo kuki ina ikasa ari nini urongera ukakataho gato kakana ukaza kukarika ukumva akona akanyama kari kane ubu iyo watekeraga boss wawe byajyaga gushya nibura inyama uriye nka zinga oya kera se ibintu byabaga bikiriho ntago umukire abakire bateka nk'ibiro nka 2 ntago umukire nko mwijoro rimwe umukire ntago akubarira inyama rwose umukire ahubwo nibutse abakozi bo mu rugo bo nibo banza kurya sosi nziza yaka kubera isosi bita imbandure dukozamo ubugari bukaza bumeze neza twayitaga special none iri urabanza ukavanaho gakeya kawe ugashyira mu gasori kawe none wangiza ukongeramo utundi tuzi dukeya ariko ukarya karaga sosi ugafata n'inyama ya sosi ya mbere itagira amazi nicyo kintu nkundira dusabe wanjye rero bure yamaze kuzikaranga atarashyiramo amazi abanza kukoza zizumutse nk'ebyiri nanjye nkibana n'umugore niko yabigenza erega witubwe kuba umugabo umenya hari irindi banga ryinshi inyuma usogongera ku nyama nziza iryoshye akaba ariwe bayisogongeza none urabona iwacu urabona twabaga mu nkambi mwari ibintu nyine urabona impunzi ntabwo ziba zibayeho neza umupapa kwa kundi baba batetse nk'umutsima w'ibigori umutsima w'ibigori babuteka noneho ya sosi wenda ari utuboga n'udushyimbo twa dodo n'udushyimbo bagashyiramo ibirayi bya nyir'urugosha uturayi kabako kabutumutekera mu sosi none bakaza kutumukuriramo n'agasosi gakeya abantu bakabakubita umutsima n'isosi y'amazi ese mfite ikibazo ibyo uvuze umugabo ntabwo yaryaga ibiryo nk'ibyo abana be bariye we bamushakira gutundi twiza ku ruhande ariko ibyo byari byakera bakiri mutoya umwana rero bagakwiye kurya intungamubiri kugira ngo akure ise noneho ya sosi bari burishe wa mutsima w'ibigori we bakamushyiramo turayisha ariko reka mbabyize ukuri nanjye nisubirana n'umugore nzamwigisha ko urashaje bagomba kukondora ukajya urya baze bantekera ibiryo nk'ibya kera kandi ibintu by'amavuta buriya kenshi njye sinkunda n'ifiriti ni y'abana ariko mujye mumenya ko n'ibintu bya kera bitandukanye n'ibyo ubutaka bwarahindutse ikijumba cya kera si cyo kubera ibi bifumbire bagiye bashyira ariko nanone ubutaka bwa kera bwari bufite umwimerere umwumbati wa kera si wo w'iki gihe usanga ntabwo buri umugore nateka umugore nagutekera ibishyimbo n'amazi y'imvura si nk'ayandi ya kera n'amazi y'ubu yarahinduye ninongera nkasubirana n'umugore nzamutegeka kuzateka ibishyimbo bigashya y'amazi bita amaminino ntakaminwe cyangwa yakamye cya gishyimbo uragifata ukareba abantu usoroma utuboga cyangwa ukajya mu isoko ukazigura utudodo ukagereka kuri bya bishyimbo biriho amaminino noneho ugafata n'umutsima wawe wagura ifu y'amasaka n'ifu y'imyumbati ukavanga ubugari ntibuza ari umweru bukaza bwahinduye akabara biriya biryo wabiriye ugira akaboko cyangwa nkabirisha bya bishyimbo nkabirisha mama Sandrine urabumva rero no kuduha ikigage yakiwe ibyumba nicyo twabyukiragaho niyo yari breakfast yambwiye ngo yajyaga byukira ku mwumbati n'ikigage cyangwa n'urwabo ikigage niyo breakfast ukuzi nkariya muri Kongo Igoma cyo bita amandrako mandari bana niyo breakfast nicyo cyayi n'umusururu tuzatega imwe tujye ibyumba tujye kunywa umusuru wa kigage tugende
atari iby'akazi twitemberera tiki yaho ni 1,000 tugende twinywera umusururu nitujyana mu rugo oya mandaze byagutera inkingo z'impiswe ubwo ngubwo nitujyana mu rukomo twireze za bushe tundi dutege kwa se tugaruke Nge nzajya igicumbi ngiye kunywa kanya kubera iki abasaza ba kera bakundaga ikigage n'umusururu ikigage rega niwo musururu niwo musururu narenze ngo umusururu n'ubushera oya ubushera n'umusururu biratandukanye ubushera ni ubw'abarokore butarimo ntabwo umusembuye babusembuye ikigage rero kiba gisembuye kibira neza ni ukuvuga ngo umuntu w'umurokore umuntu wese utanywa inzoga iyo anyweye ikigage bwa mbere ahita asinda byataye ariko ngo akagage gahuza abantu agasura bari sawa ngiyo barimo kukaganiraho rwose ngo ibiganiro biba biza cyane agasura bari sawa none no kukanywera mu gacuma mufite umwe hari umuntu wigize aguhereza impano mwasangiye akagage impano ngo si ikigage bagitangiraho izina rya umuntu ambwiye ngo ingurube intama ubwo iyo umuntu agiye kugaba bavuga intama ese umuntu agwaye ingurube ntabwo wayifata mukabari ntabwo umuntu yaguha ingurube gwifata neza kuki badatanga ihene hari umuntu wumvise agomba gwaye ihene avuga ngo ngwaye inka yaka uvuze ngo ngwaye ingurube nagukomera amashida kaci ayijyana kwa muco mugahita uyirya none se yakabaye tujyana kwa muco ikiro kigeze kuranga none se yakana 7 ko mu muco nyarwanda nta muntu ugurisha cyangwa ngo atange impano bamuhaye wahita ujyana ingurube kuri Mucoma direct ariko reka nkubaze frere naye nkugaruke siko nayorora hano mu mujyi umuntu aguhaye inkubu ngubu uri hano mu mujyi akavuga iti kandi inka iguhereye Kigali ira nka wayakira kubera iki wayanga se muyivunjamo amafaranga uyeka umuntu agwaye inka mu mujyi wa Kigali wayororera he nese byakubuza kuyorora se oya nge ntazajya inka none se Kigali umpaye inka nafite uzama amafaranga sinayoroza sinayiha umuntu akayinyororera akavuga ngo uzayororera Kigali none ubwo nuko ngo ngwaye inka wabyo kwigurisha sawa bye bye buretse gato dusezere nyine kuko nyine buretse gato turi hafi gusoza twagiye Venose yaka ubusinza ririmo kumukoresha reka tugire dusoze musonze yakamwana we yanakwakageza nyuma ya saa sita avuye mu rugo asamuye ngewe ndaso nta mugore ngira dusoze kumvugira subscribe tugasoza subscribe share na comment nibyo dukeneye n'abasabu buretse yaka reka rero dusoze sibyo ijambo rimwe ku bakunzi ba Wisdom abakunzi ba Wisdom TV ni akamwana wanyu n'ubundi ngewe ndamusangwa hano kuri Wisdom TV. It was long time but so I come again. None se yaka iyo utashye hari akantu ujya utahanira dusabe nk'umugabo yagukumbuye umugore cakuri wagiye mu kazi cakuri busheri nta kantu kagashokoro ujya umucangamo n'iki ngo joya nyenca kuri busheri byarabize yonzi ko nakavuga kari mu rugo cakuri ubu none blessing yaraje ngura umugati nk'abandi bapfa ubu ibintu ni amahoro kabisa bana envelope y'umugati ndayitahana urayitahana n'akantu kakaboga kakanya cyane rwose n'ifu y'ubugari ariko y'ibihari ndabizi nsigaye ndare nambaye ubusa kandi narana gipantaro asante sana yaka thank you so much.